gice cyatambutse mu nkuru igikomere twasize Joramu yarahamagaye Kiara. Ese niki yaragiye kumubwira? Munyemerere inkuru yacu n'ubundi tuyere kuri abangaba bombi babiri. Joramu abwira Kiara kamuga ati icara wigenda. Kiara aragaruka akicara ariko akabona ntagatuje. Ahera akamubaza ati none se be umeze neza? Ntabwo wishimiye kumbona? Joramu ati ntabwo wakumva ukuntu nishimye, ntiwakumva ibyishimo mfite. Ndishimye pe, ndanezerewe. Nta n'umuntu unezerewe nkanjye. Ariko se kuki uje imitage? Kuki utaje na mbere hose? N'ibiki unkoreye Kiara? Kuki watinze kuza? Kuki uje amazi yararenze inkombe? Kuki uje ntashobora gusubiza ibihe inyuma? Musubize inyuma icyemezo nafashe. Uzi igihe namaze ngutegereje? Uzi amajoro nararaga nasinziriye? Uzi iminsi namaze nijya ariko nkumva ibiryo ntibigera ku nzoka? Uzi impamvu nacishijemo inamba yawe ariko nticemo? Inshuro zose nabigerageje nta na rimwe inamba yawe yigeze icamo. Yahoraga ari Nebot Connect. Kuki wagiye ukansiga? Kuki wagiye ukanyibagirwa? Naburiye ugaruka byibura niyo byaba umunsi umwe, ariko utamaze iki gihe cyose. Kiara ati ariko nagarutse, ndahari, ndi iruhande rwawe. Wenda naratinze ariko ntago natinze cyane. Nanjye ntabwo yari njye, nanyuze muri byinshi. Nimara kuva hano nagiye gukora akazi ko mu rugo. Nkihagera telefone nari mfite, umugore nasanze muri urwo rugo yarayinyatse pe. Maze kuyinyaka mera ko mva nyine kuri line gutya. Sinabona gukoma amagara, yewe na line zanjye sinari nzi aho ziba. Naguze bundi bushya, ubu namba nkoresha ntabwo ari ya yindi, kuko iyo nakoreshaga ntabwo yari imbaruyeho. Narayibuze mbura uko nkora sim swap, binsaba ko nguriza bundi bushya. Niyo mpamvu mwamamagaye mukambura, kandi erega nanyuze muri byinshi. Nubwo ubona nsa gutya, ntabwo bimaze igihe kinini, maze igihe gitoya. Imana inteye iteka. Mfite ibintu byinshi byo kukubwira Joramu. Kiara wari umukozi wo mu rugo, uyu munsi afite kampani ikomeye. Kampani ya mbere iri mu mazina ye, nawe ubwo atazi uburyo yayitunze. N'umugisha nanjye ubwanjye ntazi uburyo waje unsanga. Gusa ibyo ntabwo ari byo byihutirwa. Cyambere nshaka kukubwira, nari ngukumbuye pe. Joramu acyumva ayo magambo, umutima urushaho kubabara no gushenguka.
abwira Kiara akamubwira ati Kiara mbabarira wimbwira ko ari umwumviye ubwabyo biri kumbabaza ubwabyo biri kunshengurira umutima ese kuki watinze Kiara yitegereza Joram akamubwira ati Joram ndabibona ko wabaye ariko ntabwo uri wenyine ndifuza kukubera amahoro igihe ibintu bikuremereye ndimo ndabibona nubwo utari kumbwira ariko hari ibintu bikuremereye imbere niba ushaka kuvuga ndahari ngo nkumve ntugahishe amarangamutima yawe imbere yanjye ndifuza kugukuraho uwo mubabaro kano kanya nubwo ntabishoboye byose ariko nakumva reka nkwiteho gatoya urabikeneye gusa ikintu ugomba kumenya uri umuntu ukomeye kurenza uko byibwira nangwa se uko ubibona n'uko ubizi bituma umubabaro gutwara smile yawe nshaka kukubona unezerewe kano kanya nubwo utari kubimbwira ariko ndi kubibona ko ufite byinshi bikuremereye ukwiye gukundwa no kwitabwaho niyo mpamvu ndi hano ntabwo ngiye kugusiga muri ibi bihe bikomeye ahari wenda kugenda kwanjye byagusigiye igikomere ariko nzakomeza kugufata neza kugeza wongeye kumwenyura niba isi yose ikunanije jya wibuka ko basi nyiri iruhande rwawe urabizi ndagukunda no mu minsi yawe mibi ntukeneye kwigira umuntu ukomeye imbere yanjye ushobora kumbwira byose ndimo ndakureba ubabaye gutya nkumva umutima wanjye urarembye icyo nshaka si ko useka gusa nshaka ko n'umutima wawe uba amahoro reka nkwihanganishe gato babe Joram acyumva ayo magambo ahubwo arushaho gushavura Kiara biramucanga akibaza ikintu cyabaye ikintu kiri gutera Joram kubabara kuri iyo extent Joram yitegereza Kiara akamubwira ati Kiara
mbabarira, ibyacu byose byararangiye, narakubabaje kandi ndabizi. Sinabona amagambo ahagije yo kubisabira imbabazi. Wari umuntu mwiza kuri njye, ariko sinakubereye uwo wari ukwiye. Mbabarire, nagusize ufite ibikomere pe. Gerageza kurwanya ibibi byose nagukoreye ngo bireke kungonsinga mu mutwe, ariko bikananira. Ntabwo nshaka kukubeshya ngo nkwizeze ko ibintu bigiye gukomeza kandi nkiri kure yawe. Ndagusabye umbabarire. Ntabwo ikibazo ari wowe. Wankunze by'ukuri kandi sinzabyibagirwa. Mbabarire kuba nyiri umuntu uguteye agahinda kandi nakomeza n'ubundi kugutera agahinda kano kanya. Ndabizi ko nyiri wa wundi ukunda. Byose byararangiye, ariko ibihe twanyuranyemo nzabihorana. Ndabizi uzabona umuntu mwiza ugukunda kundusha, kuko urabikwiye. Ntabwo nkiri wa muntu waguhaga amahoro. Mbabarira kuko iherezo ryacu ribaye ribi aho kuba ryiza. Ibi ndi kukubwira ntabwo binyoroheye. Iyo nibutse uburyo wankundaga biranzonga. Sinzi impamvu byose byarangiye gutya, kandi naragukundaga. Ndimo kurira kuko nzi neza ko ngutakaje. Mbabarira kuba iherezo ryacu ribaye ububabare aho kuba ibyishimo. Nari nzi ko tuzabana kugeza ku mperuka. Birambabaza kubona umuntu nkunda kandi nyiri gukunda ari we ndi gusezera. Nubwo turi gutandukana, umutima wanjye uzakomeza kukwibuka. Ndimo ndatekereza ko ndi kukubura, umutima wanjye ukarushaho gusenyuka. Mbabarira, naje mu buzima bwawe n'isomo ribabaza. Ndifuza gusubiza ibihe inyuma, nkagukunda neza, ariko ntibyashoboka. Gusa ntuzibagirwe ko hari umuntu wagukunze by'ukuri, nubwo atabashije kugumana nawe. Nubwo ndi kugusezeraho, umutima wanjye uracyari uwawe. Kiara, ariko se ntibikiri kuvuga koko? Turamo n'iki cyabaye? Nacyanandukanye nawe, ntabwo nigeze nkurakarira.
ndagukunda urabizi, please ntugende, reka tuganire mbere yo kurangiza byose. Mbabarira babe, sweetheart mbabarira, sinzi wenda hari nakoze amakosa, ariko mandi mahirwe rimwe gusa mwereke ko urukundo nagukundaga rwari urw'ukuri. Ntabwo nshaka gutakaza umuntu ukomeye cyane kuri njye. Ahari wenda nshobora kuba naravuze amagambo akagukomeretsa, ariko niba naragukomerekeje mbabarire. Wituma ntekereza ko ndi kubona agaciro kawe igihe ndi mu nzira zo kukubura. Wituma ibintu twanyuzemo byose birangira gutya Jora, please. Ndagukunda cyane kurenza uko mbasha kubivuga. Basi mama yirwe nkwereka urukundo, ubone ko ndi hano, ubone n'impamvu ndi kukwinginga. Ndakwinginze ntumpindukire umuntu w'amateka gusa. Uko ucecetse ndumva isi yose yampindukiriyeho. Sinigeze nkunda umuntu nk'uko nagukunze. Ndagusabye ntunsezere burundu nyiri kugukunda gutya. Basi niba hari agace gatoya k'urukundo usigaranye mu mutima wawe, mama hirwe, ntume wongere kunkunda no kugarura icyizere. Ndabizi ko natinze kugaruka, ariko ndagukeneye. Oya winsiga wigenda. Amaterega nanjye sinkwanze, mpamvu navugaga ko waje utinze. Nari nzi ko wanyanze, nari nzi ko wanaye, nari nzi ko utazigera wongera kunyumva no kunyemera. Ikiriho ndi gutegura ubukwe, ndi hafi kuba married, ngiye kubana na Sky. Maze kubona ko tagarutse, natekereje ko wanyanze. Ikintu kimbabaje kano kanya, ujimitagiye, naragutegereje pe. Gusa sinarinze ahantu nshaka kugushakira naho nagukura. Ntabwo nahagarika ubukwe, sinabona icyo mbwira Sky. Bwira ati kombe, ese niyo mpamvu. Muri make uri kumenyesha ko njye nawe dutandukanye. Uri kumbwira ko ugiye gushakana n'undi mukobwa. Sawa, niba ari icyo ushaka ndabyemeye. Nta n'impamvu yo gukomeza kugumaho umutima wawe utakiri. Biri kumbabaza ariko nta kindi nabikora. Ndagukunda ariko sinshoboye kugufunga ngo ugumane nanjye. Amahoro yawe niba ari ukugenda ukajya kubana na Sky, ndakure kugende.
nashoboye kwemera ko byose birangiye. Nibyo ngiye kwiga kujya nseka imbere y'abantu ariko imbere mbabaye. Ari nyiri kwizera ko tuzakomeza kuba turi kumwe. Ndabyemeye ariko umutima wanjye urababaye. Sinifuzaga kugusezera gutya. Nta jambo mfite narenza uretse kukubwira ngo sawa, nubwo riri mu bubabare bwinshi. Nzagerageza kwakira ukuri nubwo kundemereye. Ntabwo ndi kukubuza kugenda, gusa unsigiye igikomere. Niba byararangiye koko, usabiye amahoro aho uzajya hose n'uwo mugiye kuzabana. Nemeye kurekura uwo nkunda nubwo bintera kumva ntazi. Bizanzanira kujya mpora ndira buri joro. Nibyo ndemera ngo usezereho, ariko bizagora umutima wanjye kukwibagirwa. Hari urukundo umuntu yemera kurekura arimo asenyuka imbere. Joram, uzishima iteka. Nicyo kintu cyonyine nakwifuriza. Ndacyari uwawe mu mutima wanjye nubwo ubu turi gutandukana. Ariko nta kindi nakora. Turamubwira Kiara, kambwira ati Kiara, mbabarira pe, ndi kwicuza. Ubu ndi kubona uburyo nagutakaje. Nakoze amakosa akomeye ku muntu nakundaga cyane. Nsubiza amaso inyuma, mbona naragusenyeye umutima kandi wari unyitayeho by'ukuri, kandi n'ubu nongeye kuwusenya. Sinzi niba wakongera kunyizera nangwa se uzongera kunyizera, ariko ndagusaba imbabazi zivuye ku mutima. Si uko nari injiji yo kutabona agaciro kawe, gusa mbabarira kuba ndi kuguha amarira aho kuguha amahoro. Ndabizi neza ko urukundo rwawe rwari impano napfushije ubusa. Ndarira iyo nibutse uburyo nakubabaje kandi wari umuntu mwiza kuri njye. N'ubu nzahora ndira kuko n'ubundi ndi kukubabaza. Nta munsi ushira nicujije impamvu naguteye agahinda. Iyo nza kubona ninshoboye gusubiza ibihe inyuma, nakwitaho kurusha uko nabikoze. Mbabarira kuba narahinduye umutima n'intekerezo, kandi mbabarira kuba narahinduye umutima useka awugira ubabaye ndetse uhora ubabara. Kiara, ndagukunda kandi nicyo kiri gutuma kwicuza binyishe. Nari nkwiye kubaho nkurinda amarira aho kuyagutera. Ndabizi ko uri umuntu nkeneye kurusha abandi bose, ariko ntacyo nabikoraho.
ntabwo nshaka kumbabarira aka kanya, nshaka gusa kumenya ko nanjye nicuza by'ukuri. Uri umutima mwiza ndi gusenya n'amaboko yanjye bwite kano kanya. Hari ijoro ryinshi ndara nibaza impamvu naguteye kubabara gutya. Mbabarira mukunzi, sinigeze nifuza kukubura gutya. Ubu nibwo mbona ko amahoro yanjye yari wowe, wari urukundo rw'ubuzima. Ariko sinahagarika ibiriho. Nabikora neza, nabigenza neza. Kiara yitegereza Joram n'amarira menshi. Akambwira ati ndagusezeyeho, ariko umutima wanjye uzahora ukwibuka. Wari igice cy'ubuzima bwanjye, sinzabyibagirwa. Nubwo turi gutandukana, nagukunze by'ukuri. Ibyishimo byose wampaye nzabihorana iteka. Ngiye kugenda, ariko hari igice cy'ubuzima bwanjye kiri busigarane nawe. Sinari niteguye kugusezera, ariko ubuzima buradutandukanyije n'iminsi. Hari aho nacumuye, babarire. Uzahora uri umuntu w'agaciro kuri njye, nubwo tutakiri kumwe. Ntuzibagirwe ko hari umuntu wigeze kugukunda kurenza uko yabivugaga. Wifurije amahoro n'imigisha again. Ndimo ndagusezeraho, ariko umutima wanjye nturabyumva. Rimwe na rimwe hari abantu binjira mu buzima bwacu, tukazabaho tubibuka ubuzima bwacu bwose. Uri umwe muri bo. Ibyacu ndabyumva ko birangiye, ariko urukundo ngukunda ntabwo rwapfa kano kanya. Ndagerageza kwakira ko utakiri uwanjye. Ndakwifuriza gukundwa neza kurusha uko nabikoze. Nubwo umutima uri kurira, ariko ndakureka ugende. Uzahora uri memory, nzahorana mu mutima wanjye. Uzagira urugo rwiza, urugo rwawe ruzagira umugisha. Kiara ahera akahaguruka ajya kugenda. Joram akamubwira ati basi mpobera bwa nyuma. Nabura nzahore mbyibuka. Kiara ahobera Joram, bombi bakarira.
ariko bakabona nta yandi mahitamo. Kera agira atya akihanagura akambwira ati Jora, ntabwo nshaka ko mu maso yawe no mu mutwe hasigaramo isura yanjye nangwa ishusho yanjye ndi kurira. Ndeba bwa nyuma ndebe ntarira kuko ntuzigera wongera kumbona. Ngiye kujya kure aho nzabasha kwibagirwa. Ndagushimira wibare kumpitamo no kunkunda nubwo bitarambye. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese aba bombi baraza kwihanganira uko gutandukana nangwa baraza kwisubira? Wose urabona bakora iki? Drama akwiye gukora iki? Ese Kiara we yakora iki? Inkuru yitwa Igikomere, yewe nitwa Atete. Inkuru ni njye yandika kandi ni nanjye wiyibagezaho.